iyi ni last warning. Ikintu nakugaye ni kimwe. Nzakikubwirira inyuma ya kamera. Kunzi bacu bajye bakumfasha hangaha. Kivuge. Dukora ikiganiro. Wange ariko yavuze ijambo rikomeye ngo ese uzaguma mu Buganda, ndaramubwira ngo ubwiwe n'iki ko mu Buganda ariho ndi. Kibazo wabashije mu kiganiro doheru kuvuga ngo iyo umuntu ahunze avuga aho ahungiye cyangwa gahunda zimeze gute. Tariki 19 Safari Gaba nyuma yuko mbivuze hakurya hariya. Yego. Safari Gaba yagiranye partnership ikomeye na university yitwa Harvard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imushoramo arenga miliyoni 15 z'idolari. Narababwiye ngo amafaranga ari inyuma ya Yago. No kuvuze Jara ukaba wanzaniye hiki ngomba kunyomoza ibinyoma byose biraha kuri iyi mihanda Jara. Umva kandi uranteretse ubwo no kuzamusoma ibintu nawe jya ku mbuga zawe wandike. None duhita tubikotinga ati yego ye Jara saranditse. Abanyamakuru bajya gusoma ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mbabwire ibinyoma byerekane hariya ukuri nkwerekane hariya. Wanzaniye icyaha waratohoje se Sabe yarwaye indwara idasanzwe. Aba banyamakuru bagenda basebanya ngo Sabe baramuro. Aba banyamakuru tubakorera nabibonye tubakorera iki abangaba? Ndumva bonye ari muntu yicaye kuri shene ye ntazahanu Sabe. Minyawe nawe sibyo yavuze ra. Vakandi we Minyawe akwiye kuvugwa kuri iyi shene. Marahuranyije hejuru nyine bose n'abandi bateganya kuvuga ibintu bitari byo. Kumira. Nukuri ntitugasebe. Ubu se madamu ababifasha ate ngo Sabe baramuroze wagira ngo agenda arya mu mihana. Sabe harakabara umuzimu nawe yageze agiye gukorera baramumuteze uvuga ngo ari ibintu baguhuhereye. aba banyamakuru mbabarira. Sabe ayoboye kuvuga tuburozi no aratuje ari kwandika itangazo ryiza. Asanzwe arwara ariko ntaryandike. None se ndaha rero ngo ngire gute uyu mukadambwira niki cyabaye se? Nubuye burwayi butumye yandika statement ibaruwa ifunguye. Uri kumva iryo jambo ngo ibaruwa ifunguye niki cyatumye yandika? Nza gusanga yibereye mu zindi kope. Aya baratayiga ubaremero cyangwa se ubaremero dukurikizaho tayiga biterwa n'utwumva kubera amatima hari. Element 3 abahanga mu muziki abanyabwenge bavuze ngo turabyanze. Element 1 Alright, Jaras Official TV. Nanone kandi turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane. Twizere ko weekend muyinjiyemo fresh aho muherereye hose ku isi ya rurema. Twizere ko ari neza cyane. So weekend tuyinjiyemo twiteretse. Yampaye. Weekend tuyinjiyemo twiteretse. Nkaba rero nkuko mubibona kuri kamera ngiye kubana n'umukada abomora yinjira mu bikuta kabisa duha donido. Barabyakiriye se wamfura we kubomora. Tukavuga ibiri imbere y'igikuta n'ibiri inyuma y'igikuta. Kubomora ho ni sawa. So rero aberereka ariko anakumira. Ibyo byose murabizi ko ari indangagaciro z'umukada kandi adakomeretse. Abeshya se njya mbivuga ngo ntukomeretsa rore wabitaye mu matwi. Yego niwe mujyo mwe. Mbabivuze kubera ko abantu baba benshi hari abajya bibaza bati se umukada hari nabo tuyadura akavuga ati umukada yahozeho. Nkavuga nturiya yahozeho ukurambe. Pero ndajya kwandagaza amakaca ati uriyangana mungu. Makaca uramwandagaza akabyishimira kumva ni byiza cyane. Wose umuvuze wabonye. Niko umuhungu wo muri la famille Kejiste turamusuhuje rero ahaherereye twizere kameze neza. Nabonye ejo bundi ari guserebura umwaka ati mwaneze iminsi ariko umwaka ndawujuje tubana onerayi rave ya Christopher koko akoranga abantu baza ahubwo gitangaje abantu babanye hari ababanye mirere mugani wa here none wowe uri muri 1 year artist
uri guserebura nk'aho ibikuba byashize. bakoresha fiber optique mu guhuza urukundo. Oya ntukomeretse. Oya bivuga urukundo wenda bavuga urugwiro. kiragenda gute mwuka byara. So rero nkuko mubibumva rero ubwo twanzitse tuba twinjiye ariko twicaye muri Urban by City Blue niho tugiye kuba twiterekera n'umukada agenda nyine aduha kuri Donido. Hari abantu bambwiye ngo muri ngo siroga yawe Yego. ugomba guhitamo niba ari ukwitereka cyangwa breaking news Yego. cyangwa Gucegeta. noneho rero aho ngaho ariko sura cegeta cyangwa uragegena aho ikintu nabivuga kuri barayigegena mba aterwa n'umuntu byumva ariko ikintu nabivuga cegeta ngo birakoreshwa kuri ka gatungo igihe ufata n'ikipe ukayicegeta ikagusobanukirwa yarimo za maguye ndabicarira ariko uburyo nabisubiza Jara hari ukuntu tuganiriza abantu bakabikunda aya materime tuzana ubwo rero tuba tugomba gukipinga iyo creativity tuzana ibintu bishya ubu rero tugeze mu kubomora ibyo nabyo tukabisobanura kandi mu cyumweru gitaha tugomba kwitereka nandi masirenge n'uburyo bwa entertainment si uburyo bwo gustikinga ku kintu kimwe nk'ayo mind ya creativity yashize bajye babyumva neza so tugira ngo n'agaterime kabaje mu matwi tugendane babyumva neza mu mwandiko kandi bigenda bizamuka bifite inde bifata ubundi buremere ubwiyo twakegetaga tukabomora urumva ubutaha nzabereka icyo mbakore nzazana ibindi bishya kandi byiza bazakunda. Okay. Aha. So nibyo ngibyo rero umukada uyu munsi unyemerere tuze kwibanda cyane muri show business twibereye mu gisata cya entertainment. Ukoze ibara ndumva ariho twaza kuba ukoze ibara uzi impamvu wari waramenyereje abakunzi bawe ko ari siporo showbiz noneho uranyuranyije bwa mbere mu mateka tugiye gukurikirana showbiz eshatu yampaye kuva ku bwakira kuva kuri yago iyo ubushize nyuma yaho twanyujijemo siporo tuvuga kuri ya ntuza ya aperi oya siporo yaje mbere ahubwo twahereye kuri ya yindi mvuga ibyo banigiye muri Green Lounge nsobanura iby'abakire iti kurikirana na Ponda yego ihita neshatu nazumvaga neshatu yego. So ngibyo rero umukada mwamwumvise kaba yahasesekaye kandi muri kumwibonera mu gafime keza ka Yesu karagaragara gute Dani ari kukabona ngira ngo muri ako gafime nanjye ndi kwibona uri kwibona ariko atari bwa bwibona Imana itubuze nyibonamo nanjye nkwibonemo ubundi dukore diwo tujye tubomora iyi Nyarugenge tubomore yego Jara twinjire rero twanzika umukada nyemerera duhere cyane mu bahanzi bacu duhere mu bahanzi yego mu bahanzi ariko ho nabonye ari ubutamu yego abasari bongeye gusubira muri move z'akazi bongeye kwitekerezaho abari batuje abari bamaze iminsi muri gahunda yaba bagiye muri campaign uribuka ko abenshi bari muri izo gahunda yego abandi bamwe bacecetse Juno Kizigenza yaramaze agahe yego abantu banavuga ngo yarafropinze ariko ewana ijisho riri mu kubita imboni yavuga ati wowe ngwino ndakuzi kuri sirenguri nkanjye yego ewana baba dutayemo puta babanaze hanze nabonye ari release iryoshye kabisa Daboje agaruka ku myitwarire rwose yabashiki bacu yego ariko anabibutsa ko kuba bafite amafaranga bagomba nyine kwiyakira n'uburyo bayabonamo anitsa no ku gitaramo icyumba cy'amategeko anavuga ati hari ibyo abantu bitegaga bavuga ati ni cy'abaraperi twitega ibi amahana ari bube naya wabyumvise kuri The Choice ikiganiro yahagiriye abyitsa avuga ati ariko leta polisi yari hari byagenze neza turabashimira ahubwo se ntaranabyinjira ko mfite breaking nayibomo y'ubundi tukikomereza muri aba bahanzi bari kugenda waruza amakuru y'iki gitara ye baba we atari bya bindi wambwiye se byo wagiteye inkunga nikose icyumba cy'amategeko nyuma yuko nkubwiye bya Green Lounge
nyuma yuko nkubwiye ibyo wateye inkunga guturuka katikati n'iki n'abantu bavuga ati twari tumaze igihe tutamubona warangiza ukongeraho muvoma y'itsinda rya Tuff Gang rigiye kuza ndimo numva umukire ngo ushaka gushora kuri Bulldog na Riderman ngo bagumane bakorane babe nk'itsinda sinzi nimba byashoboka nyine urabona ni abantu babiri bahurira ku njyana ariko bajya kugira karakteri zitandukanye namenye ngo amakuru y'undi mukire uteye ubwoba ngo wifuza kubashoramo utari mu bo tumenyereye yego ahubwo si iyo nkuru ko waretse nkaza oya iyo nkuru nuko bivuze nkabyibuka je nashaka uzayitohoza neza reka uzayitohoze neza neza unyinjiremo uze uyigegene hari n'izina wumva ukumva uratinye abantu baracyakunda hip hop kuri uru rwego hari izina wumva aranakomeye muri game je baba wewe undi se waretse nkayivuga oya niba utaratoza oya narabyumvise icyo nshigaje no kumenya ngo uru ruhande rurabivugaho iki nicyo ariko izina riteye ubwoba hano muri game rimwe rijya ritegura n'ibitaramo biteye ubwoba ese waryumvise ntabwo naryumvise hoze mu Bubirigi nyine zaritereka ahangaha n'ibintu by'amakampani arahindura ariko kumva ibyo bintu ukuntu niwe narabyumvise kandi uzi ko ngiye ikintu cyitwa ikuru uriya muntu abashyize hamwe yego baragoye kubera iyi yari enku nyine igiye guhindura ikintu ariko numvise batapfa guhuza bihoraho kandi twari twumvise ibintu bya Tuff Gang reka ntituhatinde komeza ariko yo ndayagenda runono kandi Bulldog ari umwe mu bantu bakunda akanyenyeri wakamukandiye ibindi abitekerezaho nyuma sinzi nimba icyo kintu cy'umusirikare umusirikare nawe kumufunga yego zayikora n'ingaruka yego kabisa ubwo se siwe nari mvuzeho mu basohoye indirimbo ariko nakomoza kuri approach ya Juno avuga ngo Juno namukundaga Juno yakoranye korabo nziza na Bushari ndetse na Davis namonaga muvoma yagiye akora ariko numwe mu bastari bahari ariko warutaraneremereza ku buryo yari izi kumwaccessinga ku buryo ibyo nabyo nabigendeyeho nkavuga ngo iki nicyo gihe Daboji yaravuze ati uyu muhungu nawe ubwe ntarabyimba yego reka dukora umuti kuko nabandi bagenzi we bose nagiye nkorana nabo yego kabisa korabo nziza cyane rwose bagende bayirebe puta ya Daboji hanyuma abandi bantu bafite release James na Daniela yego nabonye nabo bafite bari abakozi b'Imana ujye umenya ibyabo se cyane rwose nzi ko twawe narine Gahongayire oya wikisesa buramba mbaza abantu mwirirwa mufana jara nigarukiye utagira ngo hari haciye iminsi waranyibagiwe James na Daniel bari abakozi b'Imana bimbitse uzi ko mbonye abemera ukoze ishyano na mbonye arabafana ariko ni wazima amavuta bariho kabisa dore ko ari nayo bahereyeho ese nta yindi couple uzi nta yindi couple uzi nayiririmba neza se ya Ben na Chance uzi ko buriya sha urabumva bose naye kukubwira iby'uruzinduko bagize mu minsi ishize we twinjire nabo tubarebe neza twibomorera ahubwo muri gospel n'ubari n'undi mujene witwa muyoboke Bobo bon viva uyu nawe afite indirimbo nshyashya yitwa Nema ndumva nayo numvise ari fresh ariko kandi n'ubundi ngarutse muri Sekira muri Sekira seho ibintu nabiswayire bya Melody wabonye iriya ndirimbo iteye ubwoba utaza kwigeranya na sowe mwandagaza wayumvise wumvise atushe ya Melody ya kera mu ndirimbo z'urukundo ariko aracyakomeje umujyo kugira ngo afate East Africa afate Africa aracyakomeje guhindura banzu bisobanure neza kaya ko yakanyorosheje nabonye n'abasaza bagiye bagakora repost ari benshi yego ubona rwose ari byiza harya iriya siyosi yakora boyo na wa mu baby ariko ari nakandi kagoma nabonye nkuru za Melody niwe Jaras officiel uzatangira ajya zivuga
sinabibonye nayo ngiye kuvuga ati nirirwa nkwigaho nakwizaho ntanga ijoro ryashize Melody yaraguforowinga abo muba muri mu bintu bitamenya byamaguye kandi wirirwa unserereza ngo amakipe none yaraguforowinze ndikanga ahubwo menya ngo yaguforowinze amaze kurayikinga iyihe nkuru ubanze wumve wagiye ukegeta ka kantu ka karejya ari kumeneka abantu muri wa mujyo arabareba yumva ukuntu bamusimburanywe ibitwenge aravuga ati reka nkandeho ntazancikana hari igihe desewusiyo zigukubita kavuga ati nzanezerwa nkanze ubwo rero urumva ko yagukonfirime nk'umusaza yego so rero ndumva abantu bagiye bafite ibintu hanze nabonye papa cyangwa nagiye gushyira umuzigo hanze na Rider wabibonye na Rider papa cyangwa ari muri muvoma biriya se ni Ndahiro Valence papi ubimugezaho aha ubwo twakomeje ntuhatinda udakomeretse ateye ipasi yaza akakwereka icyo agukorera utagira ngo uriya nywera abiri Ndahiro uzi yatangiye hari ikiganiro afite nimba ari ngo ninde muhanzi ukunzwe yihoreraga muri Jay Polly amuhanganisha n'abandi barape atabarukiye ubu ni papa cyangwa berereka upfa kuba nawe imboni mba natojemo amakuru nawe ariyo uburiho biba bihagije yego duhe shout out cyane umujene Kiramani wamaze guhindura ubuzima Nyagahene nyuma yuko Nyagahene atatse agatakamba yamarira kerekana n'ibirenge bose agaragaza ko zamwumiyeho Kiramani ati wowe ngomba kukubera daddy nkuko nabereye daddy abandi nabonye bari gutizinga akantu karimo na ba mitsutsu n'iki tukiraho mpereza ijambo ariko mfura umwanya n'uwawe umukandega bivuga kugira numve ko hari icyo ubiziho kindi kidasanzwe Kiramani twese nituri abantu beza fata ijambo ryawe nari ngiye kuvuga nti ahangaha nushake wirate kuko numvise konfirima iby'inkuru yo kujya muri Amerika yarakonfirima tumaze igihe ahubwo uwo nshima ni wowe wakonfirimye kera umukada ukantereka baranda bashimamo iki ko nubundi akari akazi kanya unjye mvuga amakuru ngaruke kwirata wagira ngo hampfa kuba wandebye ijisho ryiza bariya ubundi kandi tukagendana n'imirongo migari y'igihugu ariko abatubagenda runono mpereye ku bana akoresha ba mikina bande narabivuze iby'abanyambo nabande narabivuze aho tuhareke Kiramani ni umuntu mwiza duheraho niko nabibonye nje urakoze iyi new generation nyuma yuko ibonye platform ibonye nuko igihugu kimaze kuduha internet impeccable batangiye kwitereka batangiye kwirata ibi byabaye kuri Kiramani yazanywe na Nyakso Kiramani yafashijwemo n'umuntu bita Fanderegisi yego wihine bariko hari uwaguteje intambwe ubabo ba Nyakso bapwisa bari kwitereka nabo niwo mujyo rero iyo ukoresheje ababana baragenda bakitereka babona abanyarwanda babakire neza bakakuvaho bakuriza ibiciro bakagenda bakugora bushize nakomoje kuri projet za ba Mitsutsu nabande na basoruba yagiye agura umva rero inkuru nzanye aba bana bose bariteretse umishara yaratumbagiye ngo aba baperi ngo bansabi yegeye yarazamutse none through agahinda kabandi niko agiye kurekritiramo aba banyagahene ba nyina wa Mbogo ntabwo ejo bundi nagiye nkasanga Mukarujanga yandagariye kwa Kasuku nyine cyo nkubaza se ibyo Kira ari gukora ni bibi ntabwo ari bibi ariko mutekereze no mu buryo bw'amafaranga mubanze muvuge ngo aba bandi yakoreshaga bari kumuhendana agiye kuzana abandi bashya bakunzwe yerekane ko anabafashije adukumbuze bya bihe none n'amafaranga agabanuke kandi anakubise icy'umutwe Papa Sava batangiranye kuva kera bamamaza ibya kesi sociale urabyibuka noneho ababera umuntu mwiza kandi amafaranga yagabanutse ubundi aberereke abana bose abikuyeho kontra zose azifinarije asigemo abantu bari barasigajwe inyuma ubundi nawo bitereke ku mafaranga make abone amayera amuherekeza none ngo ni umutima mwiza urani pasiteri ntuhatinde utaza gutuma dukomeze reka twikomereze duhe shout out Element LA
mana yanjye mikoro mfasha rwose. uyu ni umujyo wacu bawutumenyereho dushima ibishimwa tukagaya ibigawa njyewe ubwanjye nakoze ikosa aha ngaho urankosora urambwira tumukada ni gute ushyira element muri big 4 ntiwankumiriye ngo hari nimero ya mbere yabereretse kuki utabyubaha kuki ukomeza gushyira umukozi w'Imana mu ntambwe agiye no gusohora ubuhamya buteye ubwoba agahinda Meddy ngo ararekura agahinda nabibonye ni bimwe bya Cristiano byose mwe bya Cristiano ngo day in life nibyo igihe cyose yazengurutse atwara amabaron d'or ubu nibwo Cristiano ari kubya prodinga day in life ubwo urumva ari nde wundi ugiye kubikora si Meddy urambwira ati mukuremo baratayiga ubaremero cyangwa se ubaremero dukurikizeho tayiga biterwa n'utwumva kubera amatima hari element 3 abahanga mu muziki abanyabwenge bavuze ngo turabyanze element 1 umvaye siho waganishaga ku bya Grammy hinjire neza rero Grammy rwose yakonfirmye iravuga iti uyu mu producer n'indirimbo ye Mirere best performer uburyo yayakitinzemo reba mu minsi wakasa mutwe bayikoranye uburyo yadabuta ku muco w'abamasayi video uburyo directinzemo iriya ni mind ye back in the days mbibutsa abantu yagiye akorera indirimbo akabafasha muri directing y'indirimbo zabo tujye muri za bado za ba Bruce Melody tuzamuke kwa ba Christopher tujye kuri ba Big Energy izitwa za Suwejo agira iyo mind best performer and producer bibaho nukuvuga ngo babantu twamushimiraga yaremye mbere yo kumugereranya na ba Okama na ba Juno na bande yarabaremye yabahaye hit yabashyizeho itafari za kubita za kawo za ba Kevin muheraho nabari barapfukama none nyuma y'ukwezi baratubwiye ngo Melody ntawe tuzi The Ben ntawe tuzi nta nisoni muri sikosa nta bageni The Ben yirukankaga inyuma kivumbi narara ngo babitesheje ubutwe ngo performance yagenze nabi abagome ntuze kunteranya n'amatima urangije urankosora ngo element mugize 3 isiri kumubona kuri rimwe urambaza ngo umukada niwo mukize muri top 3 ndavuga ngo reka niwe wayishyizemo ahubwo ngenje kubisinyaho nayo magambo nakoresheje kabisa element rero shout out kuri we kandi tumuhe felicitation rwose ni intambwe nziza ku muziki nyarwanda muri rusange nawo ufite ubwo ni icon ibiduhagarariye byiza cyane kandi biba bigomba no gushyigikirwa ariko kandi ubwo ngubwo se mu muziki hari ibindi bintu ngiye ntavuzera utavuze hari igihe umugore wasibwo ari Garanite ya Sherry Silver wabonye kuzana umuntu waniyamamarije kugira ngo abe perezida akamuzana kugira mu supporting gusa uyu Sherry Silver nitwavuze ibye nibibumbano bamwubakiye mu Bwongereza muri Amerika bigenda gute so wabonye video ye na Tedros wabonye video ye na Tedros warayibonye amwigisha move wabonye foundation ye n'abana ari kuriza indege ajya za Naija bakora ama challenge ya confirm kuri niko bubaka platform uribuka impanga yadobuse nyina amaze kwitaba Imana azishorera bajya gusuza famille ya mbere mu gihugu bamu blessinga bamwankuraja Sherry Silver ko yiteretse waretse tukaberereka tuberereke rwose nahonye garaye rwose iteguye irimo abantu banini ni ibintu byiza ubwo twizere ko biri bugende neza birabera muri convention yego ni ibintu byiza cyane so rero hereza ijambo uri kuguruka ndi kukureba munyihanganire mba mureba imbere yanjye uri kuguruka hereza ijambo ni ryawo kwereka icyo ngukorera kinyereke waratunejeje mperuka hakera waratunejeje kunzi ba hafi ba officiel irasubiza Kimana irasubiza akojara ubu mbitambukaho nagushimye oya bitambuka wo mubwire two ariko no ukoze n'ishyano sinabura kugutambuka hejuru da ye baba we ntago byambuza ariko jara waduteye emosiyo ejo bundi ntago wambwiye ibintu hakuri shene ni nawe wanabimbwiye reka mbigarure umbwira ibya kamba wawe dufatanyije mu mayeri menshi mu mayeri reka nganiriza abakunzi bawe bagusobanukira ejo bundi ngukoresheje ikiganiro naguhostinze wampaye ka lift
urangije uranantumira mu kirori cya Kamba Yego. tukigeremo muri icyo naguhostinze nakubajije iby'umuziki wijanditsemo nirwa mvuze induru ibyawe aha ningera mu kirori cya Kamba nsange wamukoreye indirimbo nta n'isoni bisobanurira abantu bawe bagusobanura naravugije induru ngo nzavuga ibyawe na timu urimo n'indirimbo muri gukorana none uzi nguhostinga abantu bacu bumvise mu hostinga uriya nagendeye hejuru niyatumye mbibomora neza babwire timu n'indirimbo bafitanye tugere mu kirori nyamukuru cya Kamba udushyiremo akavideo kabanza kwerekana bimwe mu bihe biteye ubwoba bya Kamba yagiranye n'ababyeyi be numve harimo indirimbo yahimbiwe Kamba tikamba mwiza tikamba wanye baba we watwirase nyenyeri murika baba vandimwe bawe rero muri gahunda yitangazamakuru bararebye babona bacakiye cy'umutwe kimwe cya serumu badukoreye ubugome none mbitambukeho warantumiye ahangaha mama Kamba ntanyange ntiyanyiyamye se umwana wanjye umugendere bugufi mama Kamba nyiyama ona hari ikibi nifuriza Kamba cyahese ariko waradukanze reka mbiceho yenda ni wo muzana kandi n'uwawe ariko nawe waradukanze karakaru kari kazima marayika yawe oya ndavuga karirimbo washyizemo ariko biriya byose niwe wabikompoje cyane biriya byose ruranirwo rwego uriho ukuriya kabisa ko nabonye n'imitoma wayinjiyemo wagira ni inkumi wateretaga nyamara ibyawe byose nzajya mbishyira ku karubanda baba we Dani warambabaje uhabura Dani nimba yari yagiye muri gutera ivi yarambabaje yari mu ntara zari amashusho twese twasabye twatangaye iyo yafata ayacisha kuri ofisiye ana yanjye ntacyo ariko mama Kamba ntakanyanga ntabwo yakwanga mubyara kana keza nje nkabererekera oya ntabwo wakabererekera koze ubu kusanya inka nyine kugira aveyi wanjye siyara muragira ngo acike intege z'umubiri hakiri kare tararokora igihugu ariko nk'ubwo buri mu ye propaganda inde warongo yashaje se bikamugwa nabi umugabo kibi n'abagore ngo nta muko ushaje ubaho oya buriya wabona uwo siyara wanjye azarongora ubu ngubu akiri mu nda yawe atarasohoka ariko ubu dushyingiranye byacura ikiyi Nyarugenge ababyeyi bari kubomora n'abana babomora kumira okay so rero ni ibyo ngibyo ariko mu myidagaduro ibihari ni byinshi umukada wenda urabizi ko utajya wiburira kuri breaking news iyo wicaye aha amakuru menshi arantungura arantungura menshi ntayazi kimwe n'abadukurikiye kandi ntekeza ko biri mu byo bakunda ibyo bagukundira ariko nabonye nyuma y'uko kumiringagi nkuru yego rwose hereye ahantu heza urakoze warabyigiye baguhereza indabyo zawe zamuka neza se sha wamfura nuko kubiringagi nkuru ngagi ntago ari uko nguko ingagi zivuga turamenye nabonye rwose ubutumwa bwarageze ni bukuru yego bati ngagi gezaho iyi ni last warning ikintu nakugaye ni kimwe nzakikubwirira inyuma ya kamera abakunzi bacu bajye bakumfasha ahangaha kivuge dukora ikiganiro wange kucyoherereza fata tekereza ko nakwihorera yakibonye he ko amakuru nyafite warakimuhishe gutese ntago yakibonye ngo amenye ubutumwa namwoherereje aya gutese atakibonye kandi amakuru nyafite ngo ntago ngo kirayakanzeho ni nyuma yaho Big Energy tukire ko yagahita gipfubya nyine arekura bimwe bye ngo buriya ngo fata yahise yitswaho kuri Big Energy ashyuha roho niyakanda ku zindi shene ikiganiro kimucaho namuromaritse namugiriye inama ndamubwira ati sukuba bingagi menya brand kandi nanone ntutaka abantu ngo bahindure za marayika menya ukuntu balance menya iyo IQ kandi ni wikunkumure cyane hari umujyo tukumenyereyemo wikikunkumura cyane yego atampimye akabanza akarohamo fime z'abasuderi ziheze ntaza abasuderi ahita arohama agatangira kwikunkumura habe ugusebanya nta gusebya
mbabarira Jara. filime z'abasuderi biba byanditseho. Fata telefone ugenda urebe comment zose. Yatangiye kuzajya posting agahidinga comment. Ni urwo rwego. Bamubwira ati dore ikibiteye. Cyangwa nini babafana umusaza oya bari yasengendana nabo. Ndaje mbyinjiremo mbabwira ibye nta wundi muntu uzabibabwira. Fata barabanje baramutrolinga. Uri kumva? Nyuma yuko tumwikije haha ndamubwira ati nyabuneka uragarutse ibinyoma watubeshya ni byinshi garukiraho. Ikiganiro yanga kucyumva kubera utundi tumaguye twarimo inyuma kwifatanya na ba jihadi ntusevinge kariyeri yawe. At the end of the day kariyeri ni yawe. Nageze ndananariza mvuga ibya jihadi ndavuga ati are you sure jihadi influencing bingana gute biri ku ruhe rwego? None nafata niyo ntambwe ari kuganamo se turabisobanura kujya kwifatanya nawe kandaga kugeza ubwo aromarikwa na ribu bakamubwira ngo iyi ni ya nyuma nta yindi ya nyuma. Fata ubushize nabivuze aha yagiye akora inkuru akarego. Ribu yatanze warning ku bantu benshi. Nanjye uvuga bagarutseho yihese warning yivuge ntituyobya abantu. Mwereke ukuntu wahemukiye Fata kukerega iyo YouTube yagustrikinze ugisigaranye yenda nk'izindi chance nk'ebyiri ntago ubukireguye ntago ubukivuze ngo nkumira icyaha. Nicyo kibazo cyabaye kuri Fata. Ngiye naramukebeye ngo akumira aranga arishora bikomeye. Kuba atarumvise kare ngo ahitahagarika kandi ngewe yarasanzwe erega mbere hose yajyaga anyuza amakandeba akankurikirana ntago wabimbwiraga ha yaragukurije nyabivuze nawe se. None se niki kimubayeho nyuma yaho ko mubwira ati turakumira nyaboneka tugendane n'imirongo migari nyaboneka wisebya ngo uheze ingunu bimuheza nguni ibyo biramunaniye. None akwiswe strike ya mbere iyi ni ya mbere urikirije nta manza yirirwa yigaraguramo yakuyemo somoki akazirangiza se yumva ko ari uko nguko The Band ahora apfa buri filime The Band yitaba Imana. Nukuvuze harubwo tipe akomereka hari igihe akomereka cyabikaba match niri ugasanga bose nyine babakuye muri ringi barandatanye. Ariko ibi bintu nawe waramuhemukiye ubu ngubu aba yagiye mu ntambwe ntese we Fata aba yagiye mu ntambwe zo kuremarikwa akabiciro ry'imigani kandi yigira ubazongera za umuhe mikoro avuga ngo ni impuguke. Impuguke bavuga ati garukiraho. Umva iyo mpuguke umva impuguke yo mu karere k'ibiyaga bigariye itaza ngo itubwire ati rero yago aho kumutuka reka mbabwira ahari reka mbabwira haraye reka mbabwira ibyo ubu ari kwitegura yaje aka breaking ibyo. Inzogera aravuze ngo du ni inzogera ubwo ayo nama makuru n'urugero ntuncemo ngeze ku muvandimwe n'urugero nimba uri impuguke ndakinjiramo nimba uri impuguke vuga facts ariko nurengera nk'umuntu muhuje kariyeri ntago ari uko muruta ntago ari uko ari ngewe usettinga standard ariko iyo ukora ibintu bibi ugana habi turabibona ubu sari kunguka iki yabaye iciro ry'imigani mbere yaho yari yabanje za posting ubu se ko ari we bakumiriye ariko nyine icyo ngesha ubarongera yikunga umuntu ntago ari we wenyine wahawe warning ibaze Fata kuba ari mu gatebo kamwe na Jackie mbabarire Jara ndatume iyi si inkuru ntago Fata ngenza hanga kuri Jara singo nkora inkuru kuri Fata nkumvisha ukuntu bamuhekeranyije na Jackie baravuga ati muradusetse iyo mutagaragaza IQ umuhereza platform Jackie. Ibyo nta mezi anasize mbivuze. None se Fata ari wa hostinze Jackie oya ibaze kuvuga Jackie umeze kuriya bakagukurikiranya nawe mu kuguha gasopo takoze wasebye Fata ngaruka zo kudakanda kuri officiel na Jackie reka kubaza oya barakagushyira mu basiniya oya mukada byumvikane neza. Fata no musiniya urabyemera cyane ntago byemera? Ndabyemera. None icyo nkubaza umusini utamenya ibere yonse ugenda akagera aho aregwa na Judith Boss Lady hejuru ya miliyoni yamuhaye y'igihuha umuntu abonye ibinyoma byawe bya album itabaho arigomwe yanze kugura high heels shoes aguhaye miri ngo akwankuraje se wa mbere ubomoye se wa mbere wandagaje aza abanyarwanda ndabakunda itavuga ati muntabare nge Judith muntabare Fata aranyandagaje
nagiye kubona mbona agiye kurira kwa Saba avuga zimwe mu manza 3 zamubomoye urwa Shidite ntirwajemo mu kanwa kafata umuntu ntamenya na mabuja we ubwo nuko nguko nukwahuranya nyine birambabaje tunamuveho uyu si we ngingo y'umuntu oya muveho muveho ahubwo kuki wotamusharinze ikiganiro waramubaniye nzi ko yakibonye chef ubuzi ko kijyanye arari ku gikarango cya Big Energy none 55 n'amarobo ibaze ariko kuba fata ari muri iyi game ibaze fata kuba ari muri iyi game mu 55 bya kanzo ntabarimo gaba yikoramo iki game uri sinyira ka ntabyiyumvise ubwo se yari kubyumva atari ubwa mbere mugiriye inama atari mperuka navuga ngo fata yampuruje inama yatayemye nago fata yampuruje najye nyine kwakira warning za nyuma nta nubwo zibanziriza za nyuma yanze kumva inama y'umukada najye gufata warning za nyuma hembera amacaka babarira twanzike bavuze ngo iki ngo nugushyushya ya nibiki ndakikunga umuragahita yambara filme z'abasuderi irasaba yumva namuhaye ubutumwa sukwirata nyine buretse utagwa mu mutego nk'uwo yaguyemo nawe ugasebanya oya ndi gukotinga ubuyobozi ari umunyamakuru n'umusuderi nyine ibaze nawe ese ninde munsi reka nkubwire hari Ponseza wabonye imbere ye reka nkubwire hari Posta Studio habonye hari Forez ku buryo umwita umufuderi abaje mu miriro ya showbiz nawe abavuga ati iri kuvuza ubuhuha ati bishashi bitantarukira reka ni funge naha mafunge reba hano kuri film nahara hafunga kugira ngo ibishashi bidataruka kabisa none ko bimutarukiye nk'ingagi kuki bimutarukiye ari nyaboneka YouTube igwa strike ya mbere ntiguye ya kabiri hargira irayiguha ya kabiri ebyiri 3 ya gatatu biragenda nabwo biterwa n'ikintu gikomeye cyabaye okay ntacyo yego uranshanze kabisa ndagucanze duherukana ku bwa Big Energy none se cyo nkubaza yego icyo nkubwira icyo voilà iyo ntunayikomeze kwigarukaho ko numvise yego baratubwiye umuvugizi avuga ko twarabyumvise tuberereka yego ariko waruvuze ku bukwe ngo bwayago kandi nabonye yego na wa muvani watubwiye ari usa nkaho yahostinze yego Safari Agaba ariko kuki utavuga umukire ngo utsindagire umukire zazakureba ijisho ribi umukire n'ukuri ntacyo bitwaye Safari Agaba yankunze se yego ntacyo twaye twavuze aha tuvuga muvoma agiyemo niyo nkuru tujemo rero uyu munsi igihe cyose numvise umuntu abeshya ibinyoma sinzabyemera igihe showbiz imeze gutya nzaza kuhagira nte ntumva ikinyoma ntumva ngo umuntu aratorotse ntumva ngo umuntu ngo ibiki n'ibiki abeshya ngo arahunze arara muri hoteli oya guhunga no kurara muri hoteli ariko ntaho bihuriye umuntu uhunze se aba afite amahoro ariyorosa agasinzira akabyuka saa 4 za mu gitondo guhunga no kujya mu bihuru oya ariko si ukuhunga ngo uze unigaragambya wikubita ku gatuza ugira gutya ibyo nibyo navugaga ndavuga ngo reka ncibinyoma yago uwababwira amafaranga muri inyuma uwababwira abakire muri inyuma nibwo mwasobanukirwa ko iyi muvoma yayiteguye kuva kera ngarukiraho hari ikintu ushaka ndenzaho ibyigaragaje ibyigaragaje ibwira iby'ubukwe kuko ni inkuru nziza iyo si breaking nkubwire breaking se tunamuviraho rimwe dore ko banatubwiye ati tuberereke yego breaking news umukobwa amakuru tunasoza ibya yago ndagira mbabwire Safari Agaba ikintu kimwe mutamenye na muvoma agiye gukorana na yago tureke nibyo yamuromaritse ngo si yamukumiriye aramubwira ati kuvubu kandi amukumira mu mayeri amukumira mu mujyo mwiza nta mwandagaze kuko nawe afite abakunzi nawe ati yago ngwino hano kuri kamera araza ubona views ubona hazihagije amafaranga ukuramo reka nkwereka ahantu hari amafaranga gatubutse ndababwira ngo ibinyoma yago yatubeshye ngo yago TV show niye yo mu Bugande siye umva rero yateshejwe agaciro na Safari aravuga ngo twasinze shene yanze gufata kuvubu fashe yago TV show irajya yerekana ibikorwa by'abakire n'abantu bashaka investisa naho bemvestisa
tujye hagati tujye duhuza abakeneye kwinvestiswamo n'abakeneye kwinvestisa bibe worldwide tuzenguruka isi tujye ku miryango tubwire abana ati muze mushora aha birashoboka murebe true business company ya Agaba ya IT iyo IT rero afite business ebyiri hari ya IT ariyo ngiye kubabwira amafaranga adasanzwe yagwa agiye kuryamo hari n'indi ya consultants noneho ushora ubwenge bakaza bakakubwira ati washora aha reka tukwigire business nyuma yaho noneho bakaba banakubwira ati dore twakweretse umuvuno duwa komisiyo yacu twigendere wumvise icyo Yago TV show igiye kumara ibranding yo muvoma Yago kwisha ubu ngubu rokete zose yazihagaritse ndaha narakubwiye ngo ni ye rokete yasohoye ku buryo ubuyobozi buyigaho kuryo ribi tureberera yitsaho nayo nagize gutyo urutoki urabyibuka mbikora nayo ubu Yago nibwo agiye kuzibomora yakoze iki bukeye yahise arekura yakoze iki impact ingana gute isi yose saje na Afrique za France 24 rizitse kuri Yago nk'umunyapolitike uriya ni umunyapolitike koko narabikubwiye kubera iki nari mfite ibyo tunabivaho twiyirukanye yego uravuga uti Yago agiye kujya mu zindi business yego chano iginyuraho ibintu bya business ni ibintu byiza uko byumva ni ibintu byiza ni ibintu bizafasha abantu benshi ahubwo icyo nkubaza ko wari watubwiye ko urugendo rwa Yago ari urwo muri Amerika akaza rusoza ajya Canada hanumva ikibazo cyiza cyane Jalas cyiza cyane nari mvuze iby'ubukwe Safari Agaba byamurenze ubu n'ubwino bwiviriye indani katikati baravuga ngo Yago afite team imwigaho baravuga ngo Yago mu bintu ukeneye bikujagaraza bikeneye kutuza ugahindura status no kuzana umugore iruhande rwawe turabikeneye ako mbanze nkaceho mwumva imigambi myiza bari gupangira Yago dukeneye umwari ugushimashima uba hafi yawe ntujye utomboka sinzabigarukamo ndasoje ntujye utomboka aba ni abapapa babyaye bazi ikintu umudamu amaze bazi ikintu umudamu amaze n'imyitwarire y'umufite bamwita bazariye batangiye kwiga icyo kintu bagikonfirima utanatwarwa n'ibishuko n'amafaranga tugiye kugushoramo umukire yabyiciye hati aya sa amafaranga izi views zo gutukana bihagarike wagututse n'uwo witegura gutuka bihagarike reka umpabererekere ngaruke ku kibazo cyawe Safari Agaba nyuma yuko menya amakuru ateye ubwoba ya show komeye izaba ku itariki 19 z'uku kwezi turimo ubushize ndaha navuze ko Yago ariwe mu YouTuber wenyine ukora ibiganiro bimeze nk'ama episode nimba toka kinganye na Sky 2 ubutaturaza kubona verisiyo ya Kamaro bagendanaga tuze kubona Sky 2 yagiye gusaba imbabazi ubwikurikira tugomba kwiyakira tumenye ko azaba yagiye gusura Mama Doboy na Sky 2 ne episode nibwo buzima bamo nibiganira ari kurekura na ama episode abazingo ndabomora ha igikurikiraho ni iki gikurikira akaba yanabiri coding umunsi umwe ariko akabazi anceno mbirimo Safari Agaba manager we wamukumiriye wamaze kurangizanya na Yago TV show avuga ngo birarangiye Yago TV show ivuye muri showbiz iryo jambo waryumvise Yago yavuye muri showbiz kwisha iyo ni breaking news agiye gufata amafaranga menshi atubutse kandi Yago apari yibyo agiye kuzakora kuri Yago TV show ahuza abakire n'abakeneye gushorwamo umuziki wo nibwo bitangiye na rikiriki nabo barabyivugiye nyuma yuko mvuze utugambo twincanga ntubyibuka ndaguteza amatwi bigiye kugenda gute ko wambwiye ngo natangiye mvuga ibya Amerika na Canada nta cyahindutse reka mbanze nkotinge Oswald Oswakim apanga guhuza Godfather ndetse na Yago ntibigende neza ariko byibuze intambwe ya mbere arayitera basoze interview bantu mwakurikiye mwumvise amagambo ya Yago washatse no kumuca hejuru avuga ati we ngo twarasangiye nge nasangiye he nawe asobanure yahavuze Oswakim yanze kumukoza isoni buraya Yago yo yijanditse se nuzi ibyo akora araberereka aravuga ataba naba papa nyine nta kundi yego
ariko yavuze ijambo rikomeye ngo ese uzaguma mu Buganda, undi aramubwira ngo ubwiwe n'iki ko mu Buganda ariho ndi. Ikibazo wabashije mu kiganiro duheruka kuvuga ngo iyo umuntu ahunze avuga aho ahungiye cyangwa gahunda zimeze gute. Tariki 19 Safari Agaba, nyuma y'uko mbivuze hakurya hariya, yego, Safari Agaba yagiranye partnership ikomeye na university yitwa Harvard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imushoramo arenga miliyoni 15 z'idolari. Narababwiye ngo amafaranga ari inyuma ya Yago, nge byaranambabaje, ntago ari byo byatuma yagaza agasiga tobanza iki kibuga turimo. Ibyo mbabarira Jara, ntago ari byo Yago yari kutwitura. Nimba gikunda iki kibuga ku buryo inzego zitangira kutwigaho, zitangira kureba uburyo credibility duhabwa, support duhabwa, agaciro duhabwa, Yago akomera utenderi ngo nuko agiye. Mvuga ngo yabonye visa kera, ibi mbisubiyemo, apanga ibintu bye, ariko ntiyagomba kutwitura ibi ngo atobange. Aravuga ati ndagiye, reka nze mbereka abantu bamemukiye bose, mbereka icyo mbakora nanjye mbamenenganisha, turaje tubyinjiremo. Yarazizi detaye zose, yaciye hariya kugira ngo babanze batwike. Yago TV show igiye kuzajya branding ibintu bifite ahantu bihuriye na business, ariko tariki 19 barahabwa miliyoni 15 z'idolari. Yago azazirya iki? Biciye muri company ya Safari Tech iri ku impacting ibintu bya climate change risk, bazigabanya ibintu bya muri Afrika, ubona ko ariho hari high risk, ibintu by'ibyuka byangiza ikirere. Urabona ko n'u Rwanda ruri muri iyi system, uvuga ati tuzana ya mamoto atare kuri byuka, ama hybrid tuyashyiremo imbaraga, tugabanye imisoro, tugere. Iyi ni gahunda y'isi. Umva icyankanze, Harvard University iraniroringa aya mafaranga, iyi show iri bube ku itariki 19 z'uku na Safari izarangira kontara bagiranye muri 2030. Mumbare mwumva amafaranga agiye kuribwa tuva kuri Yago, none ngo ari mu Bugande. None icyo nibaza Yago wakazamo gute ko numva ibintu bye nama episode ibi byana recordinzwe kera by'ibi biganiro muri kubona. Yagomba kubanza kwerekana muvoma ya Safari, mu mumenyere, mu mwitegure, n'abandi ba diaspora bakunda Yago bitegure. Agiye kugenda bageraho, azana abashoramari, abashyira mu business, bafata ama pourcentage. Kandi mbibutse ko afite n'indi business ya call center, y'ibintu bya call center, y'ibintu byo yego business ebyiri ziteye ubwoba. Ayo makuru nayo narayamenye. Yago agomba kuba ari iruhande rwa Safari nk'uko baronshinze ku mugaragaro mbere y'aya matariki ko Yago avuye muri showbiz, ubu bagiye gukorana n'abantu b'ama business. Azaba ari he? Bazaniroringa iyi projet kuri 19 z'uku Yago aryamye Entebbe, cyazaba ari Mbarara niho agiye kuryama. Nukuvuga Safari yivugira mu kanwa ke ngo Yago ngiye kuguhuza n'abakire peti. Cyane mwakurikiranye ikiganiro, nge si ngombwa ko numva biriya biganiro, mba nacukumbuye mbere, mba natohoje, aba mbagenda runono. Kimwe mu bintu biri hafi ya Yago nuko bavuga ngo icyagabanya karindi kawe no kuguha mama yake no kugura ubavu byihutishwe. Ni rwanda twabonye ku rukiko z'ubutanka za bomori. Ariko nawe ubugira ngo mbabarira, nimba nta kibazo ufite twinjirire, ariko ibya Yago biteye ubwoba. Ibyayago none icyo nibaza azajya muri Amerika kuri iyo munsi ya event ya mbere yaho. Oya, aba baragi umva. Kandi noneho bya bindi bya Yago recording episode mbere, abantu bari kwitegura ikirori nyamukuru. Harvard University iri gushora. Iyi ni projet showe ku rwego rwa Afrika, ntago ari urwa East Africa. Nababwiye company z'ubukerarugendo afite muri East Africa. Iyi ni projet Afrika. Climate change risk tuzigabanye gute? Ninde wazishoramo? Ninde muntu twakorana nawe wabanje gufata initiative? Hari aba professor ba Harvard bagiye kuzaya baza guhugura ibihugu bitandukanye muri Afrika y'iyo sustainability y'iyo projet. Bagiye gukora ibintu biremereye. Yago ari he? Na mikoro ari hafi aho kabisa, ari kwikubira iruhande rw'umukire. Ibyo byihutishwa agarura projet y'imiziki ye. Ntago mwabonye ko yagiye mu Gakiza
cyane ngo azaririmba igitangaza ngo Rugira yabo yamukoreye Rugira yabo imbere ya ntebe igitangaza cyo gutobanga showbiz ariko se mbabarira uri gushima Yago igitangaza cyo kumuhuza n'umukire uri gushima Yago uri gushima Yago none se ko bari kumwe n'abakire nibibi umva ikinerega ngaya Yago yarabizi ko iyi blessing ayigiyemo iyi ni projet itaramutunguye kucyo ashatse gutoba kucyo ashatse ko baduhagurukira kucyo ashatse ko turebwa ijisho ribi kucyo ashatse ko dufatirwa izinda mbarigo we yarasubizaga asubiza bivuga ubu yungutse yasubizaga yageninza yahe mafaranga ibitero yagabweho mu gihe cy'imyaka ko nubundi yari afite gahunda yo gukomeza hariya niki yungutse ntibamubajije se tubundi ibyo bintu uri kuvuga bakumenashije waregeye ko duheruka ikirego cyawe cy'ibyacana ko tutumvise ibindi tugarukiraho Yago tumuveho sinzongera no kumuvugaho nizere ko ubwo ibyo ari ibyanyuma hari ikintu kidasobanutse nyivireho rimwe badukumiriye kandi tujye tugendana n'imirongo migari y'igihugu niko bimeze kabisa tubivuyeho neza ibyo ngibyo twe kubitindaho ndakubaza ikibazo wangendana utyo papaka nkuyambaza ndakubaza Jara utabereretse twabonye ibyabaye by'abantu bakomakomye mbwira nk'umuntu umwe Yago yakegese kurusha abandi ukavuga ati atobanze business y'uyu muvandimwe muri analize yanjye sha ponda nukuri uratobye mbabarira aho hatambuwe rega tuba tunumva IQ y'umuntu kuvuga abantu 12 ugakuramo umwe ayo yose ari amabrandi makuru iyo atari amabrandi hari ukuntu yahuranya ati bibi n'ibiki mu mboni yawe ubona ari inde muntu yasiribanza ukavuga ataha kwa kweri yabiba byiza akabanza kuririmba ko Imana yamukoreye igitangaza meze nzaririmba igitangaza akaba muretse se mu yasiribanze dusoreza aho basi ninde muntu abantu yagiye yitsaho ego akabihuza n'amateka bumvikana y'u Rwanda yego abo rwose numvise ari ibindi kabisa naho biriya byo kuza akavuga umuntu akavuga ko Punditi yamunyujemo udushyi iki cyana ubona kinyurijemo imirabyo ngo nahije ndagisohora agataka kasuku yarangiza agahita avuga ati nawe nahise muturumbura nawe ati mvira ubundi Yago arahuranya numenye uwavugira n'uwo atavugira Yago nuko nyine Safari agaba yamukumiriye naho ubundi twari tugatoye twari tugatoye ikindi yabigezeho abenshi bamusabye imbabazi abenshi si bose bamusabye imbabazi abantu baciye bugufi kandi nawe yarazisabye yego nawe nabonye hari aho yazisabye avuga ko abo yakomerekeje bamwihanganira ariko reka reko bitindaho ariko se eno saga ariko isiza akantu yego isiza akantu nabonye abantu bavuga ku by'uburwayi bw'umunyamakuru mugenzi wacu Sabe umwe yanditse kuri community ya Isimbi yego avuga ko arwaye ariko atazi igihe dore ntiza ryatangazo ndirebe ari itangazo Sabe yanditse yagaragaje ko yagize uburwayi yego ariko asoza agaragaza ko umunsi yatoye agatege azagaruka mu kazi nk'ibisanzwe yego arandika ati mugire impagarike n'ubugingo yaranditse ati muraho neza nizere ko Nyagasana kibarinze mwese nshaka kumenyesha abakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye zose ko guhera ku wa 4 tariki 29 Kanama 2024 nagize uburwayi bwatumye mpagarika akazi mbanza kwiyitaho ngo nkire neza mbone gukomeza nintora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe mugire impagarike n'ubugingo Sabe yego nyuma yaho abantu mbona bari kubihuza rino saga bavuga ati nyuma yuko Yagwa kuvuze ati wahise urwara ariko mbona Mama Tijara yego ahise afata umwanya aravuga ati ubugwero uyu munsi ninge mugiye kujya mubona hano kugeza igihe Sabe azakirira yego abantu bakazanamo polemike nyinshi bavuga ibintu babihuza yego ariko kurwara ntekereza ko ari ibintu bibaho ni ukuvuze Jara
ukaba wanzaniye ahiki ngomba kunyomoza ibinyoma byose biri aha kuri iyi mihanda Jara. Umva kandi uranteretse ubwo nuko uzamusoma ibintu nawe jya ku mbuga zawe wandike. None duhita tubikotinga ati yego ye Jara saranditse. Abanyamakuru bajya gusoma ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mbabwire ibinyoma byerekane hariya ukuri nkwerekane hariya. Wanzaniye icyaha waratohoje se Sabe ubu kuva wamumenya n'ubwa mbere arwaye kugira ngo Isimbi TV nikore. Twibuke back in the days yari yagize ibibazo, urabyibuka igira ibibazo yururukiza, urabyibuka nta myaka 2 iciyemo. Nyuma yaho ntararwara, afite ubudahangarwa bungana gute? Ntararwara nka gripe akihangana akayikorana ubu bakari wenda yaragize nk'umunaniro, yararwaye kanseri se ubu nibwo yarwaye. Oya mbabarira nyine twumbi indwara idasanzwe ituma kandika mu bijyanye n'akazi. Nose n'abantu bafata ropo medicale warangiza reka nze mbabwire amakuru mutaramenya nyine ya Sabe. Ubwo nicyo ukeneye oya tubwire ubwo se ninjiye nagiye mbanze rega nkunyomoze wowe ntimukumva ibintu ngo mubifate uko biri. Niyo mpamvu ngiye nanjye narisomye njya gucukumbura. Sabe asanzwe arwara, Sabe ni umuntu ariko kubera ubuseniority bwe asanzwe aba afite muri dashboard ibiganiro birenga 10 bidepye asohora gake gake. Asanzwe afata n'ingendo n'imahanga akagomeza akarekura content zirahari. Yarwaye iyihe ndwara idasanzwe? Aba banyamakuru bagenda basebanya ngo Sabe baramuro. Aba banyamakuru tubakorera nabibonye tubakorera iki? Abangaba ndumva bonabonye ari muntu yicaye kuri shene ye ntazanu Sabe nawe nawe sibyo yavuze ra vakandi we minyawe akwiye kuvugwa kuri iyi shene. Marahuranyije hejuru nyine bose n'abandi bateganya kuvuga ibintu bitari byo. Kumira nukuri ntitugasebe. Ubu se madamu ababifasha ngo Sabe baramuroze wagira ngo agenda arya mu mihana. Sabe harakabara umuzimu nawe yageze agiye gukorera baramumuteze aba banyamakuru mbabarira. Sabe ayoboye kuvuga tuburozi no aratuje ari kwandika itangazo ryiza. Asanzwe arwara ariko ntaryandike. None se ndaha rero ngo ngire gute? Oyo mukadambwira niki cyabaye se? Urakoze. Tugiye kwinjirira tubanze twinjire gutya. Tubanze dushime Sabe Munyengabe Murungi Sabe. Yego tumushimire ko yaduhesheje agaciro muri iyi game turimo cyane. Tumushimire ko hariho TV station n'ama radio station yerekana ko n'abakapo bakora ibintu byiza bagendana n'imirongo migari y'igihugu nabo baza bakitereka kandi bigahabwa agaciro tugahabwa credit. Yakoze inkuru nyinshi za impacting. Ibyo tubitambuke cyane rwose duheraho akamaro yatumariye abantu. Kandi hari na platform umbabarire yenda sinze kukureba ijisho ribi ariko hari platform ubona ko na minister yaza akiterekaho sibyo? Ukabona n'umuyobozi wundi na state minister ukabona hari gutambutswaho ya message ukubaka icyo kintu. Uwo ni umujyo we natwa ni showbiz tubomora. Tumushime cyane Sabe. Aho rero tuhava reka nkubwire inkuru numvise mu matwi yanjye ariko ntashaka gutsindagira. Ariko ifitani huriye nibyo ngiye kubabwira. Bikagira aho bihura n'utangazo? Yego. Mu bihe bishize hagiye umwaka ugiye kuzura. Numvise inkuru ndavuga ati inkuru siyo muri kubeshya ariko insimbukira mu matwi ndayumva. Ngo buriya uko mubona ko abantu benshi bakundaga kuvuga ibintu bibi kuri Sabe, abanyamakuru akanuka bikamubaho tukabyagrava tukagira gute, ukabona ko abantu bari kumwe muri game atababaniye ariho big energy yitsaga ariko akahubantu nyine byose nyine ukabona nyine nimundebe nabi uri kumva tukabibona. Nza kwakira amakuru avuga ngo buriya madamu Sabe ubwo twihanganire nyine namakuru tuba dutambukije kugira ngo byumvikane neza ngo buriya ni usigaye umanaginga company zose za Sabe, ngo afite company nyinshi, ngo afite abakozi benshi. Kubera narinzi Isimbi TV na Isimbi Picture gusa ndavuga ati muri kubeshya. Kumbi Sabe afite abakozi benshi, Sabe ni umukire.
Saba afite abantu benshi yo uninze n'abandi ngo n'andi macano ndabivuga aha ntiyabyakira ariko na Chita shebuja waramuzi ntituwatinda ubwo ndi kugira mbabwire ukuntu numvise icyo kintu ndagipinga ariko nza gusanga mama yake ari inshingano afite umunsi ku munsi kapo ntaboneka kapo arahuze kapo ariko aba bakozi barahembwa nande barakurikiranwa nande ninde baha raporo y'inshingano bagomba gufurifiringa ibintu nk'ibyo ndabyumva mbirenze ingoyi ubu nibwo nasobanukiwe iyo nkuru tuyiberereke nzanindi hashize umwaka n'igice menye inkuru ukuntu umuntu yita Murungisabe yaguze inzu mu Burayi ndayumva kubera ukuntu nari nyizeye mvuze induru na nubu ntago muri abibona oya numvise ubivugaho ko ngo ayifite mu Bufaransa umugise wawe uvuze ko atari ibanga reka si ibanga bamupropoje ububirigi ngo kubera ukuntu ububirigi bwateshejwe agaciro ngo hari abirabura benshi n'ibiki aravuga ati reka nkumire nge hazamo n'akantu k'ubustari abantu yagiye blessing bamukunda bamuha ayo makope ariko nkamunenga ikintu kimwe ntarabomora breaking erega niwe mujyo wacu Jara kandi ndamunenga ikintu kimwe hari ibintu byateye ngo abantu bose ngo baza ngo bakora ubuvugizi umuntu wese arakora ubuvugizi ariko ariyusha ubifitiye ububasha ibintu bya GoFundMe mubamo mubifitiye uburenganzira iki tukakitso tukakibona tukavuga ati arya buri itegeko rivuga ko umuntu ushakira abantu bufasha ku giti cye oya ubundi si nuko banabivuga ubundi duhere kuri gahunda ngari z'igihugu nimbakiriye hejuru y'ibihumbi 5 by'idolari kuri phone yawe nushobo bihawe na mama wawe ubiburayi ngo inubanza usobanure ubiripoting duheraho cyo ndumva kizwe duheraho kizwe rwose ko amafaranga ugomba kwakira ukajya ukora report hakaba imiryango ishinzwe ibintu nk'ibyo byo gufasha abatishoboye abababaye ibijejwe ibishinzwe igomba gushana izo nkunga aho ndahereza credit DJ Brian wateye intambwe agashinga raperire byibuze ONG ye hari ukuntu ibishinzwe nubona n'inkunga hari ukuntu bizaba justify nunabona n'iki hari ukuntu sinzi nimba logique ndi kuba muri kuyumva nuko ndi kumva wanzimije yagiye ashaka kenshi nyine nakantu narinciyeho tumushima byinshi ariko hari ukuntu yagiye yipanga ibintu by'ubufasha kandi rero atari ibintu afite ubu ibyangombwa adafite ariko akundi kuvuga ati mu muremere ngaka kanimero ariko mu buryo bugari mu buryo bwa GoFundMe mu buryo buhagurutsa aba diaspora ayo muvoma y'amafaranga atandukanye icyo kintu nawe sibyo abantu benshi ntibabikora ariko na amakosa baza buri ba Afrimax abo nabantu bagiye ariko na amakosa ibi byashatse no guteranya Rine Gahongayire n'undi ntavuze ibi byashatse ni ibintu byinshi ariko urabyemerewe ubu hanze hari abanyamakuru benshi bakora inkuru aba YouTuber niko bafite ibyangombwa niko babyemerewe ubu si inkuru zabo ntidukandaho cyane nibyo rero ndi gusobanura ntago nashima ibintu byose Sabe ariko nanone icyo cyo nacyazagikosora kigeho neza ashinge company nka kundi nzahuka yari iri kuyishinga akora ibyo bikorwa byagutse agire guta blessing abantu abyemerewe hagiyo konti cyaho n'ibihumbi 40 by'idolari ariko byemewe tumenye birasora gute biragenda wabyumvise reka mbomore rero mbabwira amakuru noneho mutari muzi kuri Sabe yego none se ngiye sindara nicaye mbwira abakunzi b'umukada abakunzi ba Jarasi bakunda ukuntu tubomora ujye munsengera sirimenage itazantamira nyumva nkibona ngo Sabe aranditse ngo ararwaye amahoro sinongera kuyabona yarwaye iki ari Faisal cyangwa ari kwa Nyirinkwaye byose ntabwo tubizi uzi ko arwariye mu rugo byo bigasobanuka uzi ko bacita bari kumusura jabundi se numvise bari barebanye ijisho ribi ibyo ninde uzabivuga rega ntazi bana zidakomanya amahembe ariko nibisanzwe kameme nka boss wawe kandi nawe urundi mu papa nyine uri kwe oya mujye mu byo oya nagizo nkuru nzaziguma nanjye abunyitirira ni benshi abahe mbeshya Jara Kimakanga cyane urumbuke mu kiganiro uvuga ati wankizeho uyu muntu oya nyibwirire y'aba boss tuzabigarukaho
nawe urankegeta ubu nziza iki Jaras officier yarase nakuziza cyane kwanga mbwira ngiye mbwirira none se waje gutohoza yego ndikanga usanga ngiye kubahereza breaking news ariko namaze kujya mu mavuta neza kujya mu yumba abantu bose bavugaga ngo Sabe akozwe n'ibintu bya Yago Sabe tumushimira ko inkubi z'umuyaga zose zaza zimusiga ahagaze zimusiga ati exposure zitamuvugisha amagambo menshi uyagira ingoma amashyi nyinshi zituma bibaye ngombwa nuko verisi isohoka ziyisohora iyi ni IQ ikindi nkuru ze ziba nziza kubera iki ahora top kubera iki kuki ari utuyoboye no kubera experience yakuye mu chief editor azamuriye experience abazi inkuru nziza nimbi abazi inkuru yasetsa abantu ni yababaza abaza hashima ibyo byose tubiceho cyane ndangije numvise amakuru ngo Sabe yarwaye atari ubwa mbere arwaye nubuhe burwayi butumye yandika statement ibari wifunguye uri kumva iryo jambo ngo ibari wifunguye niki cyatumye yandika nza gusanga yibereye mu zindi kope aya nk'ijambo mbicun yego ntago nakomeretse ni showbiz ntayikunda se Sabe aha kuri officier tugendana ariko ntibaturebe ijisho ribi yego ntago ubwe yarabanje agafata umusatsi wakawushyiramo akawunyereza nuncemo ndi kuganiriza abantu byari bifite ikintu bisobanuye ntitwasobanukirwa biteye kabiri abarakaraze bifite icyo bisobanuye mbere h'amezi arenga 8 umukadari yariteretse avuga ngo yamenye amakuru y'iby'inzu yo hanze y'igihugu ni iki gihe kigeze se ngo Sabe yijyemo ni iki gihe kigeze se ngo Sabe amagambo akomeye abantu bagiye bamuvugaho n'abandi bantu bazaga bitati yego ntibamubekeye cyane tariko na yenda yatsindagiye cyane nyine ukumva turi kubigendamo gutyo Sabe yavuzwe ibintu bikomeye kugeza ubwo na Mama Skove yamwitendetseho kandi ari imbonera hano mu gihugu bigapfa ubusa agasigara yemye ku bwa Kanimba amwitendekaho ndabyibuka Skove ari ku rurimi rwanyereye avuga ati ngewe nti nanakuniga barabyumvise barakumvise ko kana ukumva ute n'abakunzi bacu barakumvise erega ni muyoboke wa Mushutsi ni muyoboke wa Mushutsi ya baba ntago uzaho byaturutse muyoboke yaragiye muri za content cituzi ko bari muri team imwe aya si parewe ni nkawe team imwe parewe ni murungi munyengabe taza gutoba kandi ni parewe mu bintu byose parewe mu kazi parewe mu idini parewe mu rugo parewe mu rugo kabisa yego arangije aravuga ati abantu bagiye bandagaza bavuga ngo Meddy bamucapa inki kuko basebye brand nibarangiza barenzaho ngo ni n'umutinganya yarakoze ubukwe nka buriya izo nkuru zarasoza arabikotinga aravuga ngo hari abantu ngo bajya kuregera ribungu ikavuga ngo iyi ni showbiz ngo ari ngengo wavuze ibintu nk'ibyo ngo naza nka kuniga oya sinkira abantu amagambo mu kanwa nawe none iyi ni brand iteye ubwoba nukuri oya nimba ubikomojeho hano na ahantu hagari batagira ngo mushyize amagambo mu kanwa oya nukuri oya uyu mumama se nitumufana cyane ubu se credit yampaye abantu babeshya ngo agiye kuri RB kumba agiye gushinga igitangazamakuru kuyihe ariko ubwo ngubwo nubwo ugiye muri ibyo bya Sabe ntago bitubwiye neza kandi bafite ahantu ngo yagiye mu yindi ngo ari muri kopeze bafite ahantu bahuriye dore kuvuga ngo yabaye ahagaritse akazi ari mu zindi deal ahagarika akazi Zembisobanura none se umuntu usahagarika akazi none se ko ibiganiro uburyo bikorwa i Kigali wagikora ukajya muri deal ndabeshya se kiganiro niho nyine nkubwira ngo nzaza nkumira ibinyoma oya ariko iryo jwi niba ntaryo waza kuri impa nkarisangiza abantu ariko ukatubwira ibyo bintu tugasoza ntabwo ubona ko ikirere nacyo kugenda kirakara noese mbigenze ne nyine kukomoje ku bintu bikomeye ngese none oya mbigenze ne oya ntaza gushyira uyu mumama amagambo mu kanwa yarivugiye oya ntago wamushyira amagambo mu karo ibyo byose bigende bisobanuka ariko urabona ko ikirere kiri kurakara noese mbigenze
baburetse mbumvishe ijwi urariduha turishyire turyenseremo oya hoya nk'umukada ntago wakomeza utabanje oya none se ubwo uyu mumama erega uyu mumama ni umumama dufateho icyitegererezo akivuga ngo njyewe ukimvugaho ngo naza nkagukorera ibiki ni ibintu bikomeye mbabarira yenda ninjire kuri Munyengabe nawe bagiye bahurira mu tuntu dutandukanye twa crochet niho nari mbivugiye ariko si iyo statement warayumvise ayivuga ku mbuga kuri mama w'u Rwagasabo avuga ati ribi kinzanaho ibintu ngo ni showbiz nabigenzane ibyo byagiye biba umva rero amakuru numvise yasabe nyuma yuko adukubisa akantu k'akanyoma gatoya akatubwira uburyo ngo ari uburwayi agahita arekirita umunyamakuru wajyaho ni uburwayi budakira ntiyarekirise se mama tijara mama tijara se wese wamujya w'ibinyoma niyabanje kutubwira ati Moriox ni yanjye tinseze yarabet tugiye kwikora ati hari ibintu bya cosmetic atariko hari n'inzu y'imyenda atariko ni yanjye akajya kwirirwa ariko mama babarira ntunyangisha abantu byagenze bite kugira ngo amuhe akazi aka ni akazi k'igihe kirekire nayago yagiye atanga akazi kuri ba Kido kuri ba Leandre yego byabananira akigarukira ariko kabaga ari ak'igihe kirekire Sabe nibyo yakoze yahaye akazi mama tijara k'igihe kirekire narabibabwiye yarateguye tureke n'ibyo by'inzu ze yabaga hanze yateguye muvoma zo hanze no guhura n'abantu bamukunda hanze kugeza ubwo umuvandimwe ampamagaye akambwira ngo Sabe ko dukubitaniye ahiriyeje Sabe se akaba atari mu Rwanda ahakora iki jara umva kandi aya ni amakuru y'indani ntago umuntu ababwira ngo ndarwaye ngo uvuge ngo serumu ngo bazimuhaye mu rugo niba abaganga bagusanga mu rugo ni ubwa mbere arwaye se si ubwa mbere Sabe asanzwe asohoka igihugu bikamenyekana ari ku mugabane w'Uburayi asanzwe asohoka igihugu bikamenyekana ku cyo ubu ngubu atabivuze aho tuhashyira akabazo kuki noneho yagendaga akajyana shene akaba yayisize akayisigira umumama yego abantu babihuza na Big Energy barabeshya nubwo aba Big Energy bari babanje kwani subscribinga tubona muvomo igiye ariko nanone ntago yamuhagurutsa arajya ahangana na mama Scovia akamwereka ko icyo yipanza gishyize mu bikorwa ariko akagaruka ikintu gikomeye kivuga ngo nawe Sabe ibikorwa umaze gukora tutangire tujye twibaza ku iherezo ryacu ibyo nabyo tubigendemo neza tumenye ngo ndashora muri uyu mushinga kugeza ryari ndawuvamo ryari ndajya mu bihe bindi ndakora ibiki iyo niyo failure yabaye kuri Prince Kid Prince Kid se yari umukire ariko menya uburyo uba mu gisata menya izindi projet menya uburyo waprosha abandi bantu menya uburyo winovatinga ibyo byose ukamenya ukuntu bigendamo ese Sabe ni wo mujyarimo wo kumenya uburyo exitinga showbiz yahuriyemo n'amahwa menshi ko yagwavuga abantu benshi bakavuga atariko nanone ntago yagenze neza kirayiki nimba yaravuye mu marayiki nyine akabavamo abavuyemo se aracyabarimo oya ndi kuvuga mu mashuri bitagenze neza atabaye padiri suzi ko se wari we mujyo bari wa mujyo wa Lorenzo babiturumbukamo bakaza bakijandika byeruye Jado Max we yiyemeje kuba umupadiri w'ingaragu myaka fite none iyi nkuru uyakiriye ute abakunzi bawe Sabe ntago ari katikati yego nuzi se ubushize witsa kuri ya catfish ye ukora ishyano hari ijisho ryiza kurebye ya catfish yahise bwarakeye ijya kuri Twitter irandika ati nyaboneka muturebere nako gasiko ka Big Energy nako kari kudukegeta nabibonye ahita wibaza ati kari kugukegetera kuyiheshene menya aba yabyibagiwe sibyo kakanuza gato ega nayo yarabimuserereje atari ko se umuntu ayobora ikibuga koko ari catfish yihisha
ateruye yago yarabinenze aravuga ati mwisuzume none ayo makuru uyangereze ku banyarwanda kandi asanzwe ajyayo asanzwe afite ibyangombwa kandi nani nsanzwe mfite amakuru y'uko hari inzu yubatse ubu Sabe ari kwikatira i Buruseli iri yeje ati ko mubonye niwe cyangwa siwe bigenze bite tohoza nk'umukada itereke ntabwo ari bibi ariko nanone witubeshya iby'indwara none azivuga nyine wikabiriza ko abantu bavuga tumenya arwaye indwara zikomeye ziteye ubwoba kandi imbere nari narumvise ngo abakozi ba Sabe benshi kampani afite zitandukanye bari guhembwa bari gukurikiranwa bari kuripotinga kwande mama yake ntago nabitesheje agaciro nta kintu kiba gihubukiwe na yago yaje abeshya ibinyoma ndavuga ati wibeshya reka nce ibi binyoma warateguye ubanza gushaka n'ibyangombwa widutobangira ikibuga wituzanamo umwuka mubi reka tugomeze dukore tugendere mu mirongo migari y'igihugu twiyubakira igihugu kandi tudakomeretsa tuberereka kabisa niyo mpamvu nyicaje aha kugira ngo mbahe amakuru y'umuntu mukunda kandi mbabwira ngo kuba yarekirise Tidjara ku buryo bw'igihe kirekire ariko kuko ataza ngo yikungumura bitubwire agomba kutwereka ko hari ikibazo kugira ngo tugomeze tumunonere ntitwange kubireba ngo baravuze ati nta bihumbi 30 azagira wasomye comment ni babandi ariko se bariya urabona twabashyigikirega kubivuga gutya manjyaho nkumire mu birenze mwerekane ko bishoboka cyane cyane dushimira Sabe ko yatubereye imbonera ko yahesheje agaciro YouTube ko abasini y'abapapa bayobozi bazaga bakitereka kuri iyi platform kandi nawe yego mu magambo make Sabe ntazagaruka mu byo watohoje cyangwa wenda ari kwiga umuvuno kugira umuvuno agiye Burayi gatatu ariwe muvuno yigaga kuwe mustari yasanze hariya abastari bara Amerika na Canada bakomeye ngira umustari uteye ubwoba yicaje mu Bubirigi mu Budage mu Buholande cyangwa mu Bufaransa ninde aba bamama baramukunda imiryango iramukunda reka bavuga ngo asenya imiryango hari indi miryango imukunda imuha amaviza imusabira imukonekta imwereka harara n'ibyo akora nahashora uyu yinjije agatubutse uyazi ibyo arimo aragaruka te amaze imyaka myinshi ajya kwiga ikibuga abanze baraje bavuga ati urugo rurahiye akubumwa wajya ukumira aba banyamakuru bakore ibyo ngibyo babyihorera ngo Sabe yararuzwe oya ibyo nta abihamye mugakandaho kuri zira shene mukabireba uburozi bundi hari umuntu buvuga mukabireba arameze neza ari kwandika statement ari kurekirita agakora ya kontari risude yararozwe niko muvuze twigendere mukana twigendere twavuze menshi ariko ndabona ikirere kiri kuduhinduka cyane katugiraho duhinira hari abatsinda hari ahantu bita kwa Agi yego hari akantu k'akanyama kameze neza ndashaka kuzakujyanayo uyu munsi se cya kera kera kize muri mu nzagi ntago ari indagihe buse urabona twari n'abarokore batubeshya ati nzayimana niyo nyigendera ukayigendera y'inkweto ikirenge kikareba inyuma ukaba muri zakagendana ariko uri kumpangira imigambi myiza nawe reka imigambi myiza cyane nsoza yego umukada reka mbwire abanyarwanda bose bakuri iki kiganiro bakakirangiza banyarukiye kuri channel yitwa Umukada TV oya witoba ubeshya abanya nta ncuro eshatu uvuze ibyo bintu aha ntayo se none se hariyo nabonye ntayo wabonye se oya wabona ari surprise uyimbwire neza oya wisiripure n'abantu umukada bakandeho basacinge barebe ko batayibona urakomeje se kanze mpininge link munsi aho ngaho mukandeho murabona ibintu byiza reka naye nitangira ubutumwa atari se twamenya nyine ntago navuguruza ntago nanyomoza ariko abantu bashaka imiriro y'umunsi ku munsi hari ahantu mba nibereye kuri Nino TV y'umunsi ku munsi ariko imbuga nkoranyambaga zanjye Instagram X TikTok ahantu hose umukada ureno kuri YouTube umukada abantu mushaka lifestyle dog abantu ari ibindi bintu azajya bahabye nk'umukada urakomeje se shene wayizanye cyane oya sinze kuguha amashyi nyaguhaye kabiri kikurikiranye nyaguhereze ni bibi Dani sabiziho ngo yamfashe Dani ubiziho niwe wakoze logo